Mwiriweho, ndashimira Imana kuba tubasha kuganira tubumbuye ijambo ry'Imana imbere yacu. Imana yaturemeyemo umutima twebwe abantu. Iyi mitima yacu yakira umutima w'Imana ikaba umwe n'umutima w'Imana. Iki gihe umutima w'Imana utembera muri twe utuma tubaho turi umwe n'Imana. Iki ni ikintu gihebuje cyane. Nubwo twaba dusoma Bibiliya imwe, iyo usomye Bibiliya ufite umutima w'Imana isa n'itandukanye cyane. Mu rundi ruhande, iyo uyobowe na Satani, cyo kimwe nka Yuda Isikariyota, nubwo abanye na Yesu, nawe ushobora kuba umuntu wagambanira Yesu. Muri iki gitondo reka dusome amagambo ari mu gitabo cy'Abalewi igice cya 16. Turasoma Abalewi igice cya 16 umurongo wa 19. Ndabasabye mubumbure mu gitabo cy'Abalewi igice cya 16. Turasoma duhere ku murongo wa 11. Uwiteka abwira Mose ati: Aroni amurike cya kimasa cyo gutambira ibyaha, yihongererane n'inzu ye abikire icyo kimasa yitambiriye ibyaha. Yenda icyotero acyuzuze amakara yaka akuye ku gicaniro cy'imbere y'Uwiteka, n'imibavu isekuwe cyane yuzuye amashyi, abijyane hirya wa mwenda ukingiriza ahera cyane. Iyo mibavu ayishyirire kuri uwo muriro imbere y'Uwiteka, uwo mubavu umere nk'igicu gikingiriza intebe y'ihongerero iri hejuru ibihamya adapfa. Kandi yende ku maraso ya cya kimasa ayaminjagize urutoki ku ntebe y'ihongerero mu ruhande rw'iburasirazuba, kandi n'imbere y'intebe y'ihongerero ayaminjagize urutoki 7. Maze abikire ya hene y'igitambo cyo gutambirwa ibyaha by'abantu, ajyana amaraso yayo hirya wa mwenda ukingiriza ahera cyane, ayagenze nk'uko yagenjeje aya cya kimasa, ayaminjagire ku ntebe y'ihongerero n'imbere yayo. Nuko ahongerere ahera kubwo guhumana kw'Abisirayeli kwinshi, no kubw'ibicumuro byabo no kubw'ibyaha bakoze byose, aba ariko agenza n'ihema ry'ibonaniro ribana nabo hagati yo guhumana kwabo kwinshi. Ntihakagire umuntu uba mu ihema ry'ibonaniro Aroni agiye kwinjira ahera kuhahongerera ibyaha kugeza aho asohokeye, amaze kwihongererana n'inzu ye n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose. Kandi asohoke ajye ku gicaniro cy'imbere y'Uwiteka, agihongerere yende ku maraso ya cya kimasa no ku ya hene, ayashyire ku mahembe y'igicaniro impande zose. Kandi akiminjagirisheho urutoki ayo maraso 7, agihumanure, acyeze gikurweho guhumana kw'Abisirayeli kwinshi. Dusomye kugeza ku murongo wa 19. Mu gihe dusoma Bibiliya, sinzi ngo nzabireka ryari, kubera ko ikomeza kunyereka amagambo menshi y'igiciro. Ndashimira Imana bingana iki yaduhaye amagambo y'igiciro cyinshi cyane muri Bibiliya, sinabona uburyo mbirondora. Iyo dutahuye umutima w'Imana muri Bibiliya, iyo umutima w'Imana utangiye gutembera muri twe, icyo gihe umutima w'Imana n'uwacu bihinduka umwe. Ibyo twibwira bitagira kumera cyo kimwe nk'Imana yibwira, kandi ibyo bihinduka ubuzima bw'umugisha bingana iki. Ku munsi w'ejo twaganiriye ku bijyanye n'intebe y'imbabazi igaragara mu gitabo cyo Kuva igice cya 25. Nyimara kwakira imbabazi by'abinyuze amaraso ya Yesu Kristo, ntangiye gusoma Bibiliya, nari mfite imyaka 19 icyo gihe, byari mu 1962. Mu gihe nasomaga Bibiliya icyo gihe, amagambo ari muri Bibiliya yatangiye kwishanya mu mutima wanjye, ntangira kubona imiterere ya Bibiliya yose uko yakabaye. Amagambo muri Bibiliya yatangiye guhindura ubuzima bwanjye rimwe kuri rindi. Najya mu rusengero kuva ku myaka mikeya. Nyuma y'intambara ya Koreya, igihugu cya Koreya cyari gikennye cyane, habagayo abantu benshi batagiraga ibyo kurya. Nanjye ubwanjye nkiri muto, igihe cyinshi najyaga nsonza. Nirebye nkiri umwana muto, ndibuka ko nari nanutse cyane, nari mfite inda nini yabyimbye gusa, ariko amaboko ndetse n'amaguru byose byaranyunyutse kuko hari intungamubiri nyinshi ntabonaga. Najyaga njya kwiba kenshi n'inshuti zanjye, tukajya tujya kwiba mu mirima ya za pome, mu mirima y'ubunyobwa ndetse n'ingano. Nakoraga ibyaha byinshi cyane. Mu gitondo cya kare ndagomba kujya mu materaniro ya Twibature. Muri icyo gihe nibwo nasengaga cyane nshishikaye kugira ngo ibyaha byanjye bibabarirwe. Najyaga nsenga nti Imana ndagusabye umfashe sinkore ibyaha uyu munsi, umfashe simpure n'inshuti zanjye. Ariko ku mugoroba nkongera nkahura n'inshuti zanjye nanone. Umunsi umwe rero mu buryo butangaje naje kumenya ko ibyaha byanjye byogejwe bikara nk'urubura kubw'amaraso ya Yesu. Ubwo najyaga imbere y'Imana najyaga mvuga nti ndi umunyacyaha, ariko Imana ikambwira ngo uri umukiranutsi. Imana ntikibuka ibyaha byanjye ukundi. Hanyuma rero mu gihe nasomaga Bibiliya, ubuzima bwanjye bwatangiye guhinduka. Natangiye kumeza kujya ku rusengero nkajya numva ibyigisho bya pasiteri. Ni ukuri koko ibyaha byanjye byari byarababaye binyuze amaraso ya Yesu, ariko pasiteri yajyaga avuga ngo ni umunyacyaha. Natangiye kujya mbwira urubyiruko twaba turi kumwe nti tugomba kubabarirwa ibyaha byacu. Nyuma y'ukwezi kumwe pasiteri atangiye kujya aneka.
muri iki gihe batangiye kujya bandeba nk'umuntu uteza ibibazo. Umunsi umwe nabwiye mushiki wanjye nkomeje nti ngewe ibyaha byanjye byose byarababariwe. Iki gihe mushiki wanjye arambwira ati Oksu, ese koko ibi byakubayeho gute? Ati mu busanzwe umuntu afite kwizera aba agomba guca bugufi. Tuti burya n'imyaka uko irushaho guhisha nako irushaho guca bugufi. None se ko n'abapasiteri bavuga ko ari abanyabyaha n'abakuru mu itorero bagaca bugufi bakavuga ko ari abanyabyaha, wowe uri umwibone bingana iki ku buryo uhangara kuvuga ngo ibyaha byawe byarogejwe nta shingiro bifite? Ese niki cyakubayeho? Icyo gihe sinafite icyo namusobanurira, ariko mu gihe nasomaga Bibiliya nabonye neza ko byeruye kandi ko ari ukuri ko ibyaha byanjye byababariwe. Ku munsi w'ejo nabaganiriye ahanini ku bijyanye n'intebe y'imbabazi. Bafashe bya bisate bibiri byanditse amategeko 10 babishyira mu isanduku, barangije batwikirizaho igitwikirizo, iyo niyo yitwa intebe y'imbabazi. Usanga amasanduku amwe n'amwe bariho marayika utanzeho amababa meza atya yarambuye. Naberetse iki gishushanyo kubera ko byibura cyo gishingiye kuri Bibiliya. Bibiliya ivuga ko abamarayika batanda amababa yabo kugira ngo batwikire iyi ntebe y'ihongerero, kugira ngo batwikire iyi ntebe y'imbabazi. Burya icyo bisobanura ko amategeko atagikenewe ukundi, ntimukongera gupfundura amategeko ukundi, kubera ko Imana yatangaga amategeko mu gitabo cyo Kuva igice cya 19 yavuganye n'Abisirayeli iti amategeko nimubahiriza yose muzabona umugisha, muzambera ubwoko bw'abatambyi kandi muzakira ubuntu, ariko nimuyica muzagibwa n'imivumo. Ese Abisirayeli basubije ngo iki? Bati amagambo yose Uwiteka atubwiye tuzayakora. Kuva ubwo uko Abisirayeli bajyaga bacumura bakica amategeko, imivumo ndetse n'urupfu byajyaga bibabaho. Imana ntiyashatse gushyira amategeko hagati yayo n'umuntu ngo igirane imibanire n'umuntu ishingiye ku mategeko. Twakoze ibyaha byinshi bitabarika, kandi mu mategeko nta mbabazi zibamo. Buri muntu wese aba agomba kuvumwa, buri wese aba agomba kurimbuka. Imana ntiyashatse kugirana imibanire hagati yacu n'abantu, hagati yayo n'abantu ishingiye ku mategeko. Ku cyo gihe twagombaga kuvumwa tukanarimbuka. Kuko nabivuze ku munsi w'ejo, Imana yaje gutegura isezerano rishya. Aya mategeko rero bitewe n'uburyo wakoze washobora kubona umugisha cyangwa se ukaba wavumwa, ariko kubera ko nta muntu wigeze abasha kubahiriza amategeko byatumye abantu bose babaho kuvumwa no kurimbuka. Imana rero yakunze abantu cyane, binyuze mu mategeko Imana yagashatse ko umuntu yavumwa akarimbuka. Nicyo cyatumye ishyira itegeko rishya. Niyo mpamvu Imana irivuga mu gitabo cya Yeremiya igice cya 31 umurongo 31. Yeremiya igice cya 31 umurongo 31 haravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Usomye n'umurongo wa 32 ngo ni ku Uwiteka avuga ngo ridakurikije isezerano, iravuga isezerano rishya, ni ukuvuga ngo iri sezerano rishya ritandukanye n'isezerano rya kera ry'amategeko. Ridakurikije isezerano yagiranye n'abasekuruza ku munsi nafataga ukuboko nkabavana mu gihugu cya Egiputa. Ayo niyo amategeko 10 ko niko yarameze. Kubera ko mu Baroma ibice 3 umurongo wa 19 haravuga ngo ibyo amategeko avuga byose bibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Reka mbabaze ikintu kimwe, ese niki cyaje mbere? Ese icyaha nicyo cyabanje cyangwa se amategeko niyo yabanje kuza? Ngo ni iki? Ese icyaha nicyo cyabanje kuza? Yego, icyaha nicyo cyabanje kubaho. Kubera ko hariho abantu bajyaga basambana, niyo mpamvu bashyizeho itegeko ribuzanya gusambana. Bitewe n'uko abantu bajyaga babeshya, bashyizeho itegeko ribuzanya kubeshya. Kuko hariho abantu bibaga, hashyizweho itegeko ribuzanya kwiba. Iyo aza kuba nta muntu ujya usambana, kuki twari kuba dukeneye itegeko ribuzanya gusambana? Umuntu amunsi akubwira ati yewe wibeshya, burya ntabwo aba akubwiye ngo ntukabeshye, aba akubwiye ati ujye ubeshya. Yakubwiye ati ntukabeshye, ukamubwira ati njye nabeshye ryari? Ntugasambane. Njye sinigeze nsambana, byo sinabikoze ryari? Burya cyagiye uvuga ngo reka wisambana, kuki bashyizeho itegeko ribuzanya gusambana? Nuko abantu bari baramaze gusambana, ko abantu bari bamaze kwiba, nicyo cyatumye hashyirwaho itegeko ribuzanya kwiba. Ko abantu bamaze kubeshya, niyo mpamvu itegeko ryavuze ngo ntukabeshye, nubwo ari itegeko rivuga ngo ntugasambane. Iyo aba mu isi nta muntu umwe wigeze asambana na rimwe, icyo gihe iryo tegeko ntacyo ryaba rimaze. Nubwo itegeko rivuga ngo ntukibe, iyo aza kuba nta muntu wibye na n'umwe, iryo tegeko ntiwaba urikeneye, ntacyo ryaba rimaze. Irya tegeko ribuzanya gusambana iyo rije, uba waramaze gusambana. Niki cyatumye Imana ivuga ngo ntugasambane, niki cyatumye ivuga ngo ntukibe, niki cyavuze ngo ntukabeshye? Nukora ko abantu bamaze gucumura, nicyo cyatumye bivuga ityo. Ese ubonye umuntu utarakoze icyaha cyangwa se utarasambanye agatangira kubahiriza amategeko, n'ubundi n'ahandi yabakira umunyacyaha. Rero Imana iza kugirana umubano natwe ishingiye ku mategeko, kubera ko twamaze gukora amabi, twamaze gucumura.
tuba tugomba kwakira umuvumo no kurimbuka. Nicyo cyatumye Imana idashaka kubonana natwe binyuze muri amategeko. Niyo mpamvu imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Aranditswe rero ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Utitaye ku nshuro wubahirije amategeko kubera ko amaze kuyica, kubw'imirimo itegetswe n'amategeko nta muntu washobora gutsindishirizwa. Imana yakunze umuntu. Binyuze mu ivugabutumwa ryanjye nabonye ko ari ibintu bikomeye cyane. Imana yaduhaye amategeko kugira ngo niducumura tuzamenye ko turi abanyabyaha. Uwo kugerageza kubahiriza amategeko nk'uko twabivuzeho ubushize ku musamariya munyembabazi, ni ibisekeje ko abantu benshi bagerageza kumera nk'umusamariya mwiza. Yesu yaravuze ngo ugenda nawe ugenze utyo. Muzi icyatumye Yesu avuga atyo? Genda ubigerageze umenye ko utabibasha, uzibonera ko utabishoboye, ni ikintu uzatahura. Impamvu yatumye Imana itanga amategeko nta yindi mpamvu, ni ukubera ko amategeko ari amenyekanisha icyaha. Kora ko uko wakubahiriza amategeko kose uhereye ubu ngubu ntabwo yakoze ibyaha byawe, kuko ibihembo by'icyaha ari urupfu. Rero binyuze mu mategeko turamutse tumenye ko turi abanyabyaha, kigira avuga uti sawa, iki cyaha rero ubu ngubu kigiye guhambwa. Imana yafashe aya mategeko yashyira mu isanduku kugira ngo utazongera kurebaho ukundi, ishyira igitwikirizo ipfundikira cyane. Iki gitwikirizo muri Bibiliya y'Abaheburayo cyitwa intebe y'ihongerero. Muri Bibiliya y'Icyongereza bayita intebe y'imbabazi. Muri King James Version ndetse na Revised Standard Version hose uko niko bavuga, ariko hari indi Bibiliya yindi yo ntabwo yita intebe y'imbabazi, yo yita igitwikirizo gusa. Aho rero Imana yahise ngo ni intebe y'ihongerero. Ni intebe yaho yahatangirwa ubuntu. Ni intebe yaho icyaha gicungurirwa. Uko niko Imana yashyise. Iki ni cyo gitwikirizo turi kuvugaho. Iki gitwikirizo cyakoraga ikirero cyajyaga gitwikira amategeko. Ntabwo Imana ishaka kudutwaza amategeko ngo ivuge ngo dore amategeko wakoze ibi n'ibi n'ibi wishe ibi n'ibi, ahubwo binyuze amategeko iyo tumenye ko twakoze ibyaha. Ni iki gishobora gukemura ikibazo cy'icyaha cyawe? Si uko wagerageza kubahiriza amategeko, ni kubw'amaraso ya Yesu gusa. Ukimara kumenyera amategeko kuri umunyacyaha, ntukongere kureba kuri amategeko ukundi, ntukayarebeho, ntugomba kuyarebaho, ahubwo ugirira ku maraso y'umusaraba wa Yesu. Ukurusha kureba ku mategeko ni kurusha ku munyacyaha ukajya kure y'Imana. Imana yatumye batabasha kureba ku mategeko. Hanyuma rero cya gitwikirizo cyari gitwikiriyeho kigatuma utazongera kuyarebaho ukundi, cyitwa intebe y'ihongerero. Uko niko yitwa. Rero bashyize ibisate bibiri by'amabuye byanditse amategeko 10 muri ya sanduku, barangije batwikiriza igitwikirizo cyitwa intebe y'ihongerero kugira ngo kitazongera gupfundurwa ukundi. Tuvuge ko ari nk'ahangaha abamarayika batanze amababa yaho bagira ngo bayitwikireho. Abamarayika bakomeye cyane bari batwikiriyeho kugira ngo aya mategeko 10 atazajya umuntu yapfundura nanone. Haranditswe ngo uri umukerubi utwikira, ngo wasigiye kuba umukerubi utwikira. Rero uwo marayika wabaga atanze amababa ye kugira ngo atazajya umuntu utwikiraho yitwaga umukerubi utwikira. Niwe marayika ukomeye cyane. Imana yakoze ibishoboka byose kugira ngo utazongera guhura n'amategeko ukundi. Yogeje ibyaha byacu binyuze amaraso ya Yesu Kristo. Imana ntabwo ishaka ko twongera kureba kuri amategeko 10. Imana ivuga ngo nzashyira amategeko mashya mu mitima yabo no mu nda yabo. Mu Baroma 8:1. Nuko rero n'abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Reka turebe neza umurongo wa 2 twitonze. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Hano turabona amategeko abiri. Rimwe ni itegeko ry'umwuka w'ubugingo, iri ni itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Iri ni itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Aya mategeko ni amategeko y'ibyaha n'urupfu. Murabyumva? Itegeko ni itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ubwo abantu 50,700 barungurukaga amategeko bose bahise bapfa. Umunsi amategeko amanukaga abantu 3,000 bahise bapfa. Ukurusha kugera n'aya mategeko ni nako urupfu rurusha kwegera ubugingo bwawe. Gusa ikintu kibabaje nuko abapasiteri b'insengero nyinshi uyu munsi bigisha abantu kubahiriza amategeko. Ni ibintu bishengura umutima. Imana yatwikirijwe igitwikirizo kugira ngo atazapfunduraho. Imana yatwikira kugira ivuga ngo ntimuzapfundure ukundi, nimurebamo muzapfa, muzarimbuka byiteka. Icyatumye imbaha amategeko ni ukugira ngo bamenyeshe ko muri abanyabyaha. Ukimara kumenya kuri umunyacyaha, uzarebe ku maraso yo ku musaraba wa Yesu, aho niho wakirira imbabazi z'ibyaha. Insengero nyinshi uyu munsi wa none, abapasiteri usanga batazi Bibiliya neza, baba bigisha amategeko. Bituma rero abayoboke nta mahitamo bavuga usibye kuvuga ko ari abanyabyaha. Ni ikintu gishengura umutima. Ni ikintu gishengura umutima cyane. Umunsi umwe nasoje igiterane mu mujyi wa Ulsan. Byari birenze saa
saa yine nijoro mu gicuku. Ubwo nari ndi mu modoka, natangiye kubara amasaha biri buntware kugira ngo ngere Seoul. Kuva Ulsan ujya Seoul uramutse utwaye ivatiri yawe bishobora gutwara amasaha hagati ya 4 n'5. Iyo biza kudutwara amasaha 4 twari kugerayo saa 8 mu gicuku. Ibyo rero byari kubangamira amasaha ngiye kuryama. Naravuze ni ngomba gushaka ahantu ndyama hafi hano. Mu gihugu cyacu dufite amatorero yacu ahantu hose. Nahise mpamagara pasiteri mu itorero rya Daegu. Kubera ko itorero rya Daegu ryari riri hafi y'umuhanda nyamukuru, ndamubaza ndetse naza nkahagarara ku itorero. Iyo nshaka kurara ahantu nijoro nta n'umwe ujya unyangira, iki gihe nahise njyayo. Ariko mu gihe twagendaga byarangiye dutambutse ku itorero rya Daegu. Itorero ryakurikiraga ryari itorero rya Kumi. Nahise mpamagara mu itorero rya Kumi, ndabaza ndetse mushaka kunyemera nkararaho. Nuko iryo joro ndaraho ngaho, ndazinduka mu cyakare nka saa 10. Nashatse kunyerera ngo mbacike ntoroke, ubwo nambaraga imyenda nkinguye urugi. Saa 10 mu rukere hari umuntu uhagaze imbere y'umuryango wanjye. Nahise nikanga. Yari pasiteri mu itorero rya Kumi, yarazimutse cyane kugira ngo nkumire ntaza gutoroka. Nuko arambaza ati se pasiteri watubwiriza mu itorero rya mu gitondo? Yaravuze ngo ngomba kwishyura kuva namaze naharaye iryo joro. Sinashobora kubyanga. Mu iteraniro rya mu gitondo cya kare twibature nabwirije ijambo ry'Imana. Ndakibuka neza ko mu gihe nabwirizaga hagati mu cyigisho cyanjye, inyuma nk'hariya munsi y'ahari isaha nabonye umukobwa wari uhicaye. Soje amateraniro ndagenda mwegera, ndamubaza ndetse se ko wicaye mu igare ry'abamugaye kandi abandi bose bicaye mu ntebe, ikibazo ni ikihe? Ese ushimishwa no kwicara mu igare ry'abamugaye? Ubwo niko namubwiye ndi gutebya. Nuko ambwira ko afite imyaka 19 yitwa Chesuyan ndetse ko yiga amashuri yisumbuye. Tinga umunsi umwe yatangiye kumva yumva amaguru ye atacyumva, nta kintu ushaka kuva amaguru ye. Abaza nyina ati se mama ko amaguru yanjye nta kintu nyumvamo bimeze bite? Ati ntugire ikibazo uraza gukira. Nuko bikomeza kuzamuka bigera no mu mavi bigera no kunda. Nyuma yaho ubwo yasuzumwaga mu bitaro, baje gusanga yaragize infection mu rutirigongo, bituma imitsi yo itangira gupfa. Nyuma yaho byatangiye no kumugora kwihagarika ndetse no gukora ibikomeye. Tangiye kuba ubuzima bugoye cyane. Kigiye muganga aramubwiye ati uzabaho gutyo igihe gitoya hanyuma wipfire. Ababyeyi b'uwo mwana rero ndetse na pasiteri we barajyaga bamusengera cyane. Nubwo ashaka kuza ngo Pastor kamusengere mu mujyi wa Seoul, ntabwo yabashaga gukora urugendo ko atashobora kwihagarika cyangwa se gukora ibikomeye mu buryo bworoshye. Umuryango we rero watangiye gusenga bati Mana uzadufashe Pastor azaze hano Kumi. Muri umugoroba sinanatekerezaga kujya Kumi, ariko binyuze mu masengesho y'umuryango byarangiye ngiye Kumi. Ubwo nabwiraga pasiteri w'itorero rya Kumi ntingiye kurara aho ngaho ijoro rimwe. Amaze kubyemera ati yego nshobora kuza. Yahise ahamagara se wa Chesuyan ati Pastor Park iri joro agiye kurara ku itorero ryacu, ndakoresha ibishoboka byose mugumane uze kuzana umukobwa wawe rero mu iteraniro rya twibature. Uko niko naje kuvugana n'uwo mukobwa witwa Suyan. Kari agakobwa gato keza cyane k'imyaka 19, ariko kari karimo gupfa. Ntabwo twari tuzi ngo azapfa ryari, ariko Yesu aramutse amurebye, aka gakobwa kakiri gato rwose keza, sinibaza ko Yesu ari kukareka ngo gapfe. Hano ikintu gikuru nuko mu gitabo cya Matayo mu murongo waho wanyu musoza, amagambo Yesu yavugiye yaragize ati no kugeza ku mperuka y'isi nzahorana namwe igihe cyose kugeza no ku mperuka y'isi. Bivuze ko nicyo gihe nabwo Yesu ari kumwe nanjye, kandi Yesu ari kumwe na Suyan nawe ubwe. Kora ko niko Yesu yavuze nzahorana namwe kugeza no ku mperuka y'isi. Nta kintu nashoboraga kuba nakorera Suyan, ariko niba Yesu ari hano, iyo infection mu rutirigongo ntizaba ari ikibazo na busa. Rero nakerereho gato gusubira Seoul kugira ngo maze mvugane nawe. Ikintu gikuru nuko Yesu ari kumwe natwe, kandi Yesu ashaka gukiza akana k'agakobwa. Gusa ikibazo kimwe nuko umutima w'umwana w'umukobwa n'umutima wa Yesu bigomba guhinduka umwe. Nawe akwiye kwizera ati Yesu ashaka kunkiza, rwose araza kunkiza. Mu gihe ibyo bibayeho, icyo gihe wagize umutima umwe uhuye na Yesu we ushaka umukiza. Icyo kimwe nk'uko uramutse ukoresheje amagambo yo muri Bibiliya ukabasha kubihuza. Naje kumenya ko binyuze muri icyo Imana yakora ikintu gihebuje cyane muri twe. Byatumye mbwira Suyan rero Suyan umva icyo ndi kukubwira. Igihe insinga zihujwe, icyo gihe amashanyarazi abasha gutemba. Nta kindi kintu kindi ukeneye na busa. Ntago uba ukeneye gukoresha imashini yo kumesa ubwawe. Imashini zose zigira moteri imwe imbere muri zo. Iyo amashanyarazi agezemo agatangira gukoresha iyo moteri, icyo gihe ibasha gukoreshwa imesa. Amashanyarazi yinjiye mu imashini isema, amashanyarazi yinjiye mu mashini imesa. Mu gihe iri kwikaraga imesa, uramutse ucumuye amashanyarazi, imashini ivuga ngo iki? Iravuga ngo sindi bwo giye gukora, ihita ihagarara. Nicyo kimwe na Yesu nawe. Amashanyarazi atembera mu nsinga z'amashanyarazi.
Yesu natwe iyo tugize umutima umwe, ibintu nk'ibi bibaho kuri mwese. Icyo gihe utangira gutembera hamwe nawe. Iyo umutima wa Yesu utembeye muri wowe, amahoro ndetse n'urukundo rwa Yesu bigatembera muri wowe. Kwera kwa Yesu kugatembera muri wowe, urukundo ruri mu mutima wa Yesu rugatembera muri wowe. Icyo gihe ibya Yesu bitangira kubaho no gukorera muri wowe. Niyo mpamvu tudasabwa gukora cyane ngo dukorere Imana ibintu byinshi cyane bitandukanye. Uko imashini yagerageza kwikoresha cyane kose, hatariho amashanyarazi ntabwo yabasha gukora. Ibyo murabizi sibyo? Ese ni gute imashini y'amashanyarazi ikora? Amashanyarazi agira ibice bibiri. Iyo ukoresheje ibyo bice bisunika ndetse inakurura, iyo amashanyarazi yinjiyemo imbere muri yo, ako kanya itangira kwikaraga. Mu gihe ucomoye ku mashanyarazi ihita ihagarara. Ariko nubwo iba ihagaze, iyo wongeye gucomekaho ku mashanyarazi irongera igakora ikikaraga. Niyo mpamvu iyo mashini igihe cyose ihujwe n'amashanyarazi ibasha gukora. Kugira ngo Yesu akorere muri twe, Yesu agomba kwinjira mu mutima wawe. Rero twakira imbabazi z'ibyaha, tukagira umutima nk'uwa Yesu. Iyo ufite umutima wo kwibwira ngo Yesu azakorera muri jye, mu gihe Yesu yinjiye mu mutima wawe, ngo icyo gihe ibibazo byose bibaho ntibiba bikiri ibyawe, biba bihindutse ibibazo bya Yesu. Mu gihe amashanyarazi ahujwe, imashini ikaba idakora, ibyo ntibizigera bibaho, keretse ahandi iyo mashini yarapfuye. Ariko ubundi imashini yari nzima, ukimara kuyihuza n'urutsinga rw'amashanyarazi zahita yaka. Televiziyo nazo uzicometse ku mashanyarazi ziraka, na firigo uyicometse ku mashanyarazi zizatangira gukonjesha. Uko niko zakozwe. Iyi mashini mesa yakorwaga, cyangwa se ubwo firigo yakorwaga, ubwo televiziyo zakozwe kugira ngo amashanyarazi yijye yinjiramo. Ni igihe Imana yaremaga umuntu, yamuremye ku buryo igihe umutima wa Yesu winjiye muri we, umuntu abashe guhinduka mu buryo buhambaye. Uko umeze kose, ubwo Imana yakuremaga, Imana yaturemeye umutima twebwe abantu. Hanyuma rero uwo mutima w'umuntu iyo ubaye umwe n'umutima wa Yesu, mu gihe umutima wa Yesu winjiye muri wowe, guhera icyo gihe bitari wowe, ahubwo Yesu atangira gukorera muri wowe. Icyo gihe nabwiye Suyane nti Suyane, Yesu akiri muri iyi si yakijije abantu benshi cyane bari barwaye. Rero no muri aka kanya aricyo Yesu akubwira, ese urizeye? Arakubwira ngo bikubere nk'uko wizeye. Suyane ugiye gupfa bitewe na infection yo mu rutirigongo. Abaganga bavuze kuzahera mu buriri kandi ko vuba aha ngaho uzapfa. Mu gihe nasomaga amagambo ya Yesu mu bitabo bine by'ubutumwa bwiza, Matayo, Mariko, Luka na Yohana, uko Yesu yabonaga abarwayi nta na rimwe yigeze birengagiza, yajyaga akiza bose. Rero nawe arashaka kugukiza. Ariko kugira ngo amashanyarazi akore, nuko insinga z'amashanyarazi zigomba kuba zicomekanyijwe. Umutima wawe nuhuzwa n'umutima wa Yesu, iyo infection mu rutirigongo nta kizayimaze. Njye kwigisha uko wahuza umutima wawe n'umutima wa Yesu. Icyanditswe cya nyuma gisoza igitabo cya Matayo, Yesu yaravuze ngo, dore ndi kumwe namwe iteka ryose kugeza no ku mperuka y'isi. Yesu ntajya abeshya. Yesu ngo azahorana nawe kugeza ku mperuka y'isi. Yavuze ko iteka ryose azahorana nawe. Kandi kugira ngo Yesu agukorere igihe icyo ari cyo cyose, ugomba kugira umutima umwe na Yesu. Rero Yesu yanijye kwigisha ikintu cy'ingenzi cyane, uko wagira umutima umwe na Yesu. Yesu nta na rimwe yigeze yirengagiza abarwayi, igihe cyose yarabafashaga akabakiza. Nawe rero Yesu ashaka gukiza. None uzi umutima ukwiye kugira ngo uhuze umutima na Yesu. Ugomba kwibwira uti Yesu ari buze kunkiza, Yesu aramfasha, Yesu azankiza. Mu gihe ugize uwo mutima, icyo gihe umutima wa Yesu n'umutima wawe bihindutse umwe. Mu 1947 nagize ibibazo bikomeye cyane bitewe n'uburwayi bw'igifu. Igifu cyanjye cyari kimeze nabi cyane. Bigitangira ubwo uburwayi bw'igifu bwatangiraga, ntekereza ko ari nko mu kwezi kwa gatatu. Icyo gihe mu mezi 3, ibyo naryaga byose byatumaga ngira diare, sinashoboraga kurya neza. Icyo gihe kwa muganga baje kumpa imiti, yari imiti numvaga ari myiza cyane, imfasha mu gifu cyanjye, numva imfasha cyane. Ariko hashize icyumweru kimwe imiti ntiyari igikora, ahubwo narushijeho kuremba. Sinashoboraga kurya ibiryo, kandi ibiterane byanjye byose biba byarateguwe ukwezi kumwe mbere. Nagombaga gusubika ibyo biterane rero, kandi mu gihe cy'ibiterane bazanira ibiryo birimo amavuta menshi. Icyo gihe nta kintu na kimwe nabashaga kurya. Mu mezi 3 gusa nahise ntakaza ibiro 7. Icyo gihe nafite ibiro 70. Natakaje ibiro 7 bituma amakoti yanjye yose n'amapantaro bindekura. Igitondo kimwe narabyutse nkangutse. Mu mwaka tuba dufite ibikorwa byinshi cyane, harimo ibiterane by'umwiherero mu mpeshyi ndetse no mu gihe cy'urubura. Naratekereje rero mu gihe mfite umubiri nk'uyu nguyu ntakora ibikorwa rwose byo mu mpeshyi. Muri iki gitondo nasenze Imana nti Imana data, igifu cyanjye kirarwaye cyane, ndagusabye unyize igifu. Sinibaza ko namara iki gihe cy'impeshyi mfite igifu kimeze gitya. Narasenze, ndangije gusenga mu buryo butunguranye cyane, nzi muri Bibiliya cyese mu mutima wanjye. Mariko igice cya 11 n'umurongo 24 haranditswe ngo nicyo gituma mbabwira nti, ibyo musaba byose mwizeye
ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere ko mubihawe kandi muzabibona. Biroroshye cyane. Imana niyo yabisezeranije ngo icyo ari cyo cyose. Nasenze ngo Imana inkize igifu. Ubwo icyo nsabwa gukora ni iki? Ngo wizere ko wabihawe kandi uzabibona. Ni ibintu byoroshye cyane. Biroroshye. Mana, ndwaye igifu, none ndasenze nizeye ko cyakize. Ariko ikibazo kimwe cyavutse ni uko nagombaga kurya ifunguro rya mu gitondo no kunywa agakoma ubwabyo byatumaga ngira diyare. Ariko niba nizeye ko igifu cyanjye cyakize, ngomba kurya na kimchi. Ntare kimchi bivuze ko ubwo igifu cyanjye kitakize. Byari ibintu bigoye cyane. Nubwo ndi umupasiteri ariko nari mbizi ko nta kwizera nari mfite. Ubwo nanjye kurya kimchi nagize ubwoba. Umuganga yavuze ngo iki? Yavuze ati pasiteri ugomba kwitonda. Igifu cyawe ukirangana n'agapapuro, akantu k'agashashi gato cyane. Uramutse uriye ibintu biri mu rusenda, igifu cyawe cyahita giturika kuko nyawe tupfa mu masaha 28. Ugomba kwitonda rero. Ntabwo nari mfite icyizere cy'uko narya kimchi. Kubera iki? Mu gihe mfite igifu kimeze gutya nubwo mbasha kunywa amazi ndamusenya ndiye kimchi, none nahura n'ibyago bikomeye. Ariko Imana yambwiye ngo nurya kimchi igifu cyawe kirakira. Ese Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo icyo usaba cyose mu gihe usenga wizere ko wagihawe kandi uzakibona. Ngo kandi uzakibona. Ayo ni amagambo muri Bibiliya. Ubu ntabwo ndi kwizera. Ngo ndamutse nizeye byakoreka. Ndamutse nizeye igifu cyanjye cyakira. Harambwira ngo nizere. Kigero nakize. Urongeye kujya hanze njye kurya kimchi. Kigena nagiye kurya ifunguro rya mu gitondo. Muri iki gitondo twa dufite abashyitsi. Umugore wanjye yateguye ibyo kurya byinshi cyane. Habaga hari inyama ndetse n'imboga. Yashyize n'akagakoma ajyamo ku ruhande. Nuko byose ndabyegereza. Mfata umuceri, mfata kimchi, mfata inyama, byose ndarya. Umugore wanjye arimo kwarura ibyo kurya, ahita atangara. Arambaza ati ese mukundwa ukora ibiki? Ndamubwira rwose wigira ikibazo ngira amaze gukira. Umugore wanjye agira intege nke. Intege nke ze nuko uyu mubwiye ngo nta kwizera ufite, icyo gihe nta kindi arenzaho. Yari afite ubwoba ko ndi umubwire nta kwizera ufite. Iyo ndi kurya ndya vuba cyane. Kuva nkiri muto cyane nagombaga kwizigamira igihe cyo kujya nsoma Bibiliya. Bituma ngabanya igihe nakoreshaga ibindi bintu. Sinshobora koga igihe kirenze iminota 5. Sinigeze ndya ibyo kurya iminota irenze 2. Natangiye kujya ngabanya igihe cyanjye ku bintu byose. Bituma nijya ibyo kurya vuba cyane. Rimwe mba ngomba kurya nsangira n'abashyitsi bimena. Mu gihe turimo kurya njye mitandangiza. Nareba ngasanga bo batararangiza. Icyo gihe ntangira kujya nikoresha muri rimwe na rimwe gusa gake kugira ngo bategereze. Uwo munsi rero narangije ibyo kurya abandi bataragera mu cya kabiri. Ako kanya igifu gitangira kundya. Sinashoboye kubyihanganira. Nuko mpita nsohoka njya hanze mu bwiherero. Icyo gihe natangiye no kugira diyare birambabaza cyane. Tubu rwose ngiye gupfa. Ijwi rikambwira riti reka Dana amaze gukira. Muri icyo gihe mu mutima wanjye naribwiye nti niba wakize ntukagombye kubabara. Ariko dore igifu kirakurya cyane kandi ugize diyare. Se ibyo nibyo gukira wavugaga? Ntabwo wakize. Wase koko ntabwo nakize. Haranditswe ngo nusenga wizeye bizakoreka. Nasenze nsaba ko igifu cyanjye cyakira kandi nizeye ko cyamaze gukira. Uramutse wizeye nubwo igifu cyawe kikurya ugomba kuvuga uti nakize. Irindi juru rikavuga ngo niba wakize ntukagombye kubabara. Dore n'ubu ugize diyare ngo bivuze ko utarakira. Gusa kuko ubu sinakize. Mu buryo butunguranye naje kwibuka Yesu ubwo mu rugo rwa Yayiro umutware w'isinagogi. Agakobwa ka Yayiro kari kapfuye. Yesu aravuga ngo kasinziriye. Abantu bari aho baramuseka. Batesewe ntabwo zitandukanira hagati yo gupfa no gusinzira. Iyo usinziriye ugihumeka umubiri wawe ugishyushye. Umubiri wakana wari wakonje ntikari kagihumeka, kari kapfuye. Ariko Yesu aravuga ngo karasinziriye. Kari kapfuye mu maso yabo, ariko nyuma kagakubwa kanongeye karazuka. Nibwo naje kumenya nta buryo bwose maso yanjye igifu kirandya. Ariko umwami yambwiye ngo nakize. Ubwo rero nakize. Saa sita nongera kurya isorori y'umuceri. Ndongera ngira diyare nanone. Bigeze igihe cy'umugoroba. Ubusanzwe sinkunda kurira hanze. Igihe kinini sinkunda gusohoka ngo njye kurira hanze. Mu gihe ari ngombwa ko mbikora mpfa kwemera nkajyayo. Muri umugoroba bari bantumiye kujya gusangirira ahantu muri hoteli ikomeye. Igifu cyanjye cyarandyaga, naribwiye nti ndibuze kunywa agakoma gake gusa. Irindi jwi rikambwira ngo oya ariko namaze gukira. Icyo gihe bwa mbere narariye cyane. Nuko ntwara imodoka ndataha. Ubwo nabyukaga buke bwaho mu masaha 24 neza. Igifu cyanjye cyari cyakize neza. Guhera uwo munsi igifu cyanjye cyarakomeye cyane. Mbere sinajyaga ndya ibitekeshejwe ingano, sinashobora kurya ibintu bisharira. Kuva ubwo natangiye kujya ndya ikintu icyo ari cyo cyose. Rero mu kwizera Imana Bibiliya yo irasa ku ntego irahamye. Ariko mu gihe usoma Bibiliya ukongeramo ibitekerezo by'umuntu, icyo gihe biteza ibibazo. Uwo mukobwa rero witwa Chesuyan nashatse kumubwira ukuri. Ni mu maso yawe urabona ko ufite uburwayi, ariko mu gihe usenze ukizera ko wakize, umutima wa Yesu n'umutima wawe bihinduka umwe. Niba Yesu avuze ngo wakize, niba Yesu avuze ngo urakeye, uramutse wizeye ko wakize koko,
Yesu atangira kuba muri wowe, akorere muri wowe, ibyo bizakoreka. Kuva ubwo natangiye kubona amaso ya Suyana arabagirana, nuko murambika biganza ndamusengera, ndangije nsubira Sewuru. Hashize amezi 4 Suyana yaje kunyohereza urwandiko. Yarwanditse ku rupapuro rwiza rw'umuhondo. Rero umukobwa ukiri muto yandikiye urwandiko, aravuga ati pasa kusupa kumeze ute? Ndice Suyana uturuka 10. Ese uranyibuka? Ati hari icyo nshaka kubwira. Yandikiye ibintu byose. Yambwiye ko yatangiye kujya agenda. Ati ubu sindamenya kugenda neza, ariko byibura biraruta ubushize. Ati nzaza nkwereke ko namenye kugenda pasiteri. Hashize ukwezi kumwe, nyina wa Suyana na se ndetse na Suyana bose baje kunsura, nuko mbona yarakize. Icyo gihe nafashe Suyana mu ntoki, nuko turagendana mu biro igihe kimwe, nuko abasha kugenda. Muri icyo gihe ataramenya kugenda neza. Icyo gihe twashima Imana cyane. Mu giterane cyo mu mpeshyi y'umwaka, abanyeshuri bagize isiganwa rya marato rigufi. Mu banyeshuri 800 yabaye 300. Yitwaye neza rwose. Imana ni nzima kandi ikorera muri twe. Ikibazo nuko tuba dushidikanya tukongera tukizera. Biba bisa nkaho bizakunda, none bigasa nk'ibitazakunda nanone. Abantu benshi usanga barahagamye aho, ariko iyo ugeze kwizera ko bizakunda, muri ako kanya Imana ikorera muri twe. Igihe cyose ngira uburwayi butandukanye, igihe cyose ngira ibibazo byinshi bitandukanye, ariko mu gihe ugize kwizera guhamye, Imana itangira kuba muri wowe ikanagukorera. Uyu munsi ndakomeza mbaganira ku bitambo by'icyaha. Mu gitabo cy'Abalewi igice cya 16, Abalewi igice cya 16 umurongo wa 11, ngo Aroni amureke cya kimasa cyo kwitambira ibyaha, yihongererane n'inzu ye, abikira icyo kimasa yitambiriye ibyaha. Yenda icyotero cyuzuye amakara yaka akuye ku gicaniro cy'imbere y'Uwiteka, n'imibavu isekuwe cyane yuzuye amashyi abijyane hirya wa mwenda ukingiriza ahera cyane. Hakavuga ngo kandi iyo mibavu ayishyire kuri uwo muriro imbere y'Uwiteka, uwo mubavu umere nk'igicu gikingiriza intebe y'ihongerero iri hejuru y'ibihamya adapfa. Yavuze ngo uzashyire bya bisate by'amabuye byanditse amategeko mu imbere mu isanduku, utwikirizeho igitwikirizo, nuko utume umwotsi w'umubavu utwikira hejuru ya ntebe. Reka dukomeze dusome umurongo wa 14. Aravuga ngo kandi yende ku maraso ya cya kimasa ayaminjagiza urutoki ku ntebe y'ihongerero mu ruhande rw'iburasirazuba, kandi n'imbere y'intebe y'ihongerero ayaminjagiza urutoki 7. Habaga rero hari intebe y'ihongerero babaga baminjagiye amaraso mbere kugera kuri ya sanduku wabaga bamaze guhura n'amaraso. N'umurongo wa 15 ngo maze abikire ya hene y'igitambo cyo gutambirwa ibyaha by'abantu, ajyana amaraso yayo hirya wa mwenda ukingiriza ahera cyane, ayagenze nk'uko yagenjeje cya kimasa, ayaminjagire ku ntebe y'ihongerero imbere yayo. Munyihanganire kugira ngo ntange icyigisho neza, nakagombye ko nabiteguye, nkategura intebe y'ihongerero, ugashyiramo ibya bisate by'amategeko nk'imbere ugatwikira. Nagomba kuminjagira amaraso, nagombye kubibereka kugira ngo mubibone neza, ariko sinigeze mbyitegura. Ibintu nk'ibi sinzi kubikora neza, ariko ndabinginze mwumve neza icyo ndi kubabwira. Ayo maraso niyo bajyaga baminjagiza ku ntebe y'ihongerero. Kubera iki? Pastor Joseph yakoze icyaha. Mu gihe acirwa urubanza rero, kubera ko yabaga yakoze icyaha, itegeko niryo ryaga rimushinja icyaha. Bagasohora amategeko 10, bati dore waribye, warabeshye, ugomba gupfa. Mu gihe hari icyaha, mu gihe hari amategeko, kugira ngo ubone icyaha no kugomba kuvana mu mategeko, kukibaminjagiraga amaraso aho ngaho. Nubwo wakoze icyaha ntukavana mu mategeko, kubera ko igihembo cy'icyaha cyamaze gutangwa, amaraso yamenetse, cyamaze kwezwa, ntukeneye kuvana mu mategeko nanone. Amaraso ni igihe ku cyaha cyababariwe, kikuwejejwe. Mu gihe utabizi, amaraso yajyaga asigwa hehe? Mu gice cy'iburasirazuba cy'intebe y'ihongerero. Mu gihe uturutse mu burasirazuba na mbere kugera ku ntebe y'ihongerero, wasangaga amaraso yamaze kuminjagirwa, kandi amaraso akanaminjagirwa ku ntebe y'ihongerero. Abamarayika batwikirizaga amababa yabo bavuga bati ntugapfundureho. Yagipfundikiye yose kugira ngo itazapfundurwa. Ikimana ibishaka cyane kurenza ibindi nuko tudatwikurura ya ntebe y'ihongerero. Mu yandi magambo, ntukarebe ku mategeko kwibwira ngo singomba gukora icyaha, singomba gusambana, singomba kwica. Ibyo ntabwo bikunda. Amategeko aduciraho iteka, ntajya aduha imbaraga zo kudakora icyaha. Hanyuma iyo umwuka wera yinjiye muri twe, aduha imbaraga zo kunesha icyaha. Itegeko nta mbaraga rigira zo kunesha icyaha. Itegeko nta mbabazi zigira. Nta kindi uretse umuvumo kiba mu mategeko. Uramutse uhagaze mu mategeko uba ugomba kuvumwa. Nicyo cyatumye Imana idashaka kubana n'umuntu binyuze mu mategeko. Yesu n'ubu ngubu ari gukora. Ni mushiki wacu w'igiciro cyinshi cyane.
ibyo mubwira rwose arabyumva neza cyane. Akora muri kampani imwe ya mwene data. Ubushize ni mu guca mu gace gacana, nuko mwene data ansaba kunyura muri iyo kampani ye, nasanze Chesuyana arimo kuhakorera ni uw'igiciro cyinshi cyane. Ikintu cy'agaciro cyane kuri Chesuyana ni uko abaganga baramubwiye bati rwose uzahora umeze utya kandi ugiye gupfa vuba aha. Pastor Kusipaka aramubwira ati reka da uzakira, urasabwa ikintu kimwe gusa, Bibiliya ntijya uramutse wizeye ko Yesu azagukiza, guhora iki kintu ntibiba ari ikibazo cyawe, bihita biba ikibazo cya Yesu. Nyuma yaho naje kumwibagirwa ariko hashize amezi 4 Chesuyana yaje kunyohereza urwandiko. Igihe kimwe Suyana na papa na mama we baje kundeba, icyo gihe namufashe ukuboko, nuko turagendagenda aho mu biro. Mbishimira Imana cyane, nashimiye Imana cyane. Kuri ubu rero Imana yatubwira ngo ntukarebe ku mategeko ukundi, binyuze mu mategeko ntibizakunda. Mu Baroma igice cya 10:1 haranditswe ngo nuko rero n'abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ikintu gihebuje rero nuko kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Imana ntabwo ishaka ko tubohwa n'amategeko, kubera ko utaboshywe nayo gusa ntibivuze ko ukwiye kugenda ukayica. Mu gihe itegeko ry'umwuka ryinjiye muri wowe ari umutima wa Yesu, mu gihe umwuka wera wa Yesu winjiye mu mutima wawe, ukuneshereza umutima ushaka gukora ibyaha, ukakuyobora kubaho ubuzima bwiza urabagirana. Iyo ugize kwizera ko Yesu ari bugukize, kugeza ubu rero ubwo amategeko yatangwaga, haranditswe ngo uko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Umaze kumenya icyaha nta mpamvu ko wagerageza kubariza amategeko neza. Amategeko amaze kutumenyesha icyaha n'iki dusabwa gukora. Iyo twemeye amagambo y'Imana muri Bibiliya mu mitima yacu kubwo kwizera, icyo gihe umwuka wa Yesu winjira mu mutima wawe, ugatangira kukuyobora. Kuko nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Mu mutima wanjye ndashimira Imana cyane kubw'amagambo ya Yesu. Imana irimo kutubwira ngo ntimukagirane umubano ushingiye ku mategeko ukundi. Ntabwo nkwiye guhatana n'ibi mu mategeko, ko amaraso ya Yesu Kristo atwogeje ibyaha byacu, yatugize abera. Ujye wizera icyo kintu. Ibyo kwibwira ngo kuvuga ngo uri umunyacyane ko kwicisha bugufi nta shingiro bifite. Kwicisha bugufi by'ukuri ni ukujugunya ibitekerezo byawe ukizera ijambo ry'Imana. Imana rero yatubabarira ibyaha byacu, yatubabarira binyuze amaraso yo ku musaraba. Kuri ubu rero ntukongere kugira ikindi uhuriraho n'amategeko. Imana yemeye ko tuyoborwa n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Kuri ubu rero itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo, abatubwira itegeko ry'umwuka wera. Itegeko ry'ibyaha n'urupfu niyo amategeko 10. Tinarese ubwo bivuze ko nakwikorera ibyaha uko nishakiye, uko ndiko abantu bajya bavuga. Ukiri mu mategeko n'undi wakoraga ibyaha uko byabera kose. Ariko mu gihe winjiye mu itegeko ry'umwuka w'ubugingo, umutima wa Yesu utangira kuganza umutima wawe. Utangira kubaho kure y'icyaha, kubaho kure yacyo ukakitarura. Kora ku buyobozi n'umwuka w'Imana. Uburyo usoma Bibiliya bitangira guhinduka. Utangira kumenya ubutumwa bw'Imana burimo. Utangira kubona uburyo Yesu akorera muri wowe. Rero hano igikuru nuko ikimana yanga urunuka nuko tubohwa n'amategeko. Ese ninde ukenera amategeko? Abadafite itegeko ry'umwuka w'ubugingo no batinyira amategeko. Ariko mu gihe itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu riri muri twebwe, umwuka wera arabaganisha imitima yacu, akayigira iyera, akatuma ibaho ubuzima butunganye. Rero ntukarebe ku mategeko 10 ukundi, ujye wizera isezerano rya Yesu Kristo. Gusa ikintu kibabaje nuko igitwikirizo cyamaze gutwikira kugira ngo utazera mu mategeko. Hatabaye amategeko gusa, icyaha ntacyo cyakora. Twabotse icyaha rero, bigize mu kwakira imbabazi z'ibyaha kubw'amaraso ya Yesu. Tuyoborwa n'umwuka wera kugira ngo tubeho ubuzima bwera kandi butunganye. Ariko ikibabaje nuko abantu benshi kugeza n'uyu munsi bakibohe mu mategeko. Batageze n'ubarije isabato, narabeshye. Rero utubohora ibyo ngibyo, suko ari njye usabwa kuba utunganye, ahubwo iyo wemeye icyo kintu kubwo kwizera. Uko kwizera n'umutima wa Yesu Kristo. Mu gihe umutima wa Yesu Kristo winjiye muri wowe, ubuzima bwawe burahinduka. N'amaso ukoresha usoma Bibiliya nayo yarahinduka cyane. Gore umunsi nubwo ntacyo nabandi cyo, nabonye cyane uburyo Imana yabagaho ndetse ikorera muri jye. Nubwo igifu cyanjye cyanjyaga ariko Yesu yarankijije burundu. Umutima wanjye wari urwaye kandi byari bingoye cyane, ariko Imana yarankijije neza. Imana inyemerera kubana n'amagara meza, nkomeza kwishimira cyane. Mwabana mureke tugene n'Imana guhera ubu, mureke tugene na Yesu. Yesu yakugize uwera, akabakubwira ngo ntukarebe ku mategeko ukundi, ntugakure icyo gitwikirizo, ntukarebemo. Uyoborwa n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu. Mu gihe wizeye amagambo ya Yesu mu mutima wawe, uba wakira umutima wa Yesu.
mu gihe umutima wa Yesu ari umwuka wera winjiye muri wowe, ubasha kubaho ubuzima bwera butunganye. Umuntu nkanjye nubwo ntacyo ndi cyo, ariko nabashije kwibonera neza uburyo Imana yankoreraga. Nyuma yaho naje guhura n'ingorane nyinshi, abantu benshi barandwanyije, abantu bashingira ku busa batwita abayobe, bakavuga ngo ntitujye dusenga, bahimba ibinyoma gusa, kandi abo ni abantu batigeze banahura natwe, baba batuvugaho ibintu bidasanzwe. Ariko ibyo si ikibazo, kubera ko Imana ikomeje kudufungurira inzira imbere yacu, yadufungura imiryango mu isi yose. Abayobozi ba gikristo benshi ku isi yose turi gukora nabo. Ndashimira Imana cyane. Mw'abantu mwe nizeye Yesu ashaka kutugira nk'umwami Imana, ashaka kutugira abera. Ese umwami n'umukiranutsi, natwe arashaka kutugira abakiranutsi. Twe ntabwo twari abera, twari abantu banduye, twari abantu babi, ariko kubwo amaraso ya Yesu yatugeze abakiranutsi. Kuri ubu rero ikintu cy'ingenzi ni uko ntuzigere ukundi ubumbura amategeko, ntukayasohoremo, ujye upfundikiza igitwikirizo, ndetse hejuru yawe ushyireho umwotsi w'umubavu, uminjegere amaraso aho ngaho. Wakoze icyaha, reka bavane mu mategeko kugira ngo ucirwe urubanza. Reka da, siko bimeze. Bibiliya iravuga iti, kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Iryo ni ryo sezerano rishya. Mu isezerano rishya haranditswe ngo nzababarira ibyaha byanyu. Kera cyane rero nitwe twagomba kudakora icyaha, nitwe twagomba gukora neza. Ariko mu isezerano rishya ntabwo duherwa ibihembo by'ibyo twakoze neza, ahubwo Imana iduha ibyo yakoze neza yo. Ibyaha byacu ntabwo byababariwe bishingiye kuri twe. Imana ivuga ngo ni njyewe uzabikora, nzababarira gukiranirwa kwanyu, kandi ibyaha byanyu sinzabyibuka ukundi. Icyaha ntabwo kibabarirwa ko wakoze ibi n'ibi. Oya, Imana niyo tubabarira ibyaha byacu. Gute? Yohereje Yesu, yemera ko abambwa, yikorera ibyaha byacu byose. Ayo maraso ye yikorera ibyaha byacu byose. Rero ntugikire amategeko ukundi, uzayatwikireho, ntuzongere kuyubura ukundi. Nubwo waracumuye, amaraso yaminjagiwe ku ntebe y'ihongerero ku isanduku. None Imana ishaka guhurira natwe he? Aho niyo izahurira natwe, aho igitwikirizo cyatwikiriye, amategeko atwikuruwe, ujye uyatwikira ahubwo wizere. Icyo ni cyo Imana iri kutubwirira mu ijambo ryayo. Iti, kuko nzababarira gukiranirwa kwanyu, kandi ibyaha byanyu sinzabyibuka ukundi, ni ko Uwiteka avuga. Iri ni ryo sezerano rishya Imana irimo kutubwirira muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 31 kugeza ku 34. Isezerano rya mbere ryari amategeko. Iyo uyubahiriza ari kubona umugisha, ariko wagira iryo wica ukavumwa. Twese nta n'umwe wigeze yubahiriza amategeko, habe n'umuntu n'umwe wigeze yubahiriza amategeko. Kubw'ayo mategeko ntitwari gukizwa, byatumye Imana ishyiraho itegeko rishya. Mu Balewi rero habitubwira neza mu buryo bweruye yuko hejuru y'isanduku y'isezerano Imana yashyize igitwikirizo, ishyiraho n'abamarayika hejuru batanda amababa kugira ngo atazagira utwikururaho. Ntuzigere utwikururaho. Imana yakubwira ngo sinshaka kubana namwe binyuze muri amategeko. Dore nabahaye itegeko ry'umwuka w'ubugingo, ari umutima wa Yesu Kristo. Mu gihe umutima wa Yesu Kristo winjiye muri wowe, ushimira Imana, utangira kubaho kubw'Uwiteka Imana, ubaho kubw'ubutumwa bwiza, atari igihe itegeko ryinjiye muri wowe. Iyi tegeko ry'umwuka ryinjiye muri wowe, utangira kubwiriza ubutumwa bwiza buri munsi. Bibiliya irahebuje cyane. Buri munsi nsoma Bibiliya ndetse nkabwiriza ijambo ry'Imana. Mu 1976 natangiye ishuri rya misiyoneri. Nakomeje kubana n'abanyeshuri ba misiyoneri igihe cyose. Tukayobora amateraniro, tugategura ibiterane, nkabwiriza ijambo ry'Imana. Nabwiriza ijambo ry'Imana kenshi cyane. Abantu benshi bumvise ubutumwa bwiza, abapasiteri benshi babasha kuvuga ubwa kabiri, baraza bakifatanya natwe, bakaba abantu b'igiciro cyinshi. Nabo cyo kimwe nkanjye bashobora kubohoka ibyaha byabo, bakabayobora abandi bantu benshi cyane mu kubohoka ibyaha. Mfite ibyiringiro byinshi mu mutima wanjye yuko bazaba bagaragu b'Imana b'igiciro cyinshi cyane. Mu gihe twatangiraga ishuri rya teolojiya, batangira bibyiga nk'ubumenyi, uko Yesu yogeje ibyaha byacu, uko dushobora kugira kwizera, uko umwuka urashobora gukorera muri wowe, uko wagendana n'umwami Imana. Mu gihe twiga ibyo bintu byinshi bitandukanye, uzasanga ubuzima bw'umwuka atari wowe ubukora, ahubwo ni Imana ibukora. Muri iryo joro nari ibyo kurya byinshi cyane muri hoteli ikomeye. Nuko ndataha njya mu buriri, nkangutse bukeye bwaho, nasanze igifu cyanjye cyose cyakize mu masaha 24 neza. Icyo nakoze byari ukwizera gusa. Nizeye isezerano ry'Imana. Kuri uramutse wakiriye umutima wa Yesu, ukareka ibitekerezo byawe, umutima wa Yesu utangiye gukorera muri wowe. Mu gihe umutima wa Yesu n'umutima wawe bihindutse umwe, utangira kwizera Bibiliya bundi bushya. Rero ntuzongera kubohwa n'amategeko ukundi, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuri ubu rero nubwo nta mategeko yabareho, umwuka wera wa Yesu niyo mategeko mu mutima wacu yanga icyaha,
atuma ubaho kure y'ikibi, kandi ibyo bibera mu ndiba y'umutima wawe. Mbere wagiraga ibyifuzo byo kwiba, wagiraga irari ryinshi mu mutima wawe, wahoraga wibwira ngo singomba gusambana, singomba kwiba, wageragezaga kubyihata. Ariko mu gihe umutima wawe winjiye muri wowe, ukaguha umutima wo kwanga ibyo bintu, ugatuma hatembamo umutima wa Yesu, urukundo rwa Yesu, nka mugore afashwe asambana. Bwa mbere mu buzima bwacira urubanza n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo, uyu mugore afatiwe mu cyuho arimo gusambana. Kubwo amategeko ya Mose yagombaga kwicishwa amabuye, ariko Yesu yabwiye umugore ngo nanjye singuciraho iteka. Ese uyu mugore afashwe asambana akoze iki? Yaratashye ajya mu rugo, mu mutima we yari yuzuye umutima wishimwe cyane, nagombaga kwicishwa amabuye, ariko Yesu we yankijije. Nuko Yesu yandika hasi, kubera ko Imana yandikaga amategeko yayandikishije urutoki rwayo. N'isezerano rishya naryo Yesu yaryandikishije urutoki rwe hasi ku butaka. Mu isezerano rishya rero iravuga ngo ko nzababarira gukiranirwa kwanyu, kandi ibyaha byanyu sinzabyibuka ukundi. Nk'uko Imana bidusezeranyije, Yesu yaraje apfira ibyaha byacu, nuko ibyaha byacu byose birababarirwa. Ubwo uyu mugore atahaga mu rugo, yararimo ashima Imana cyane, ati Imana, dore narasambanye bitewe n'umutima w'irari, nagombaga kwicishwa amabuye, ariko Yesu yapfuye mu cyimbo cyanjye. Umutwe wanjye wakaba wamenwe n'ariya mabuye, ari amabuye ari kumena amagufwa yose. Tinari kuba ndi kuvirirana amaraso ndi gupfa, ariko Yesu warankunze, nuko urankiza. Umutima wari wuzuyemo amashimwe menshi cyane. Mu gihe umutima wuzuye mu mutima wa Yesu, nta mwanya irari ribonamo. Mu gihe umutima wuzuye amashimwe, nta mwanya w'urwango uboneka mu mutima wawe, nta mwanya w'ibyifuzo, nta mwanya w'ibintu byanduye. Usigara wambaye kwera. Ese ibi ni byo gushimira Imana bingana iki? Ntawe ni byo kubwira ngo singomba gusambana, singomba kwiba, singomba kubeshya. Si uko bigenda. Ahubwo Yesu yaje mu mutima wawe aguha amahoro. Icyo gihe ibindi bibazo byose dufite muri twebwe bihinduka ibibazo bya Yesu. Ubu ngubu ndagenda nsaza, navutse ubwa kabiri mu 1962. Umwaka utaha mu kwezi kwa 10 nzabaza imyaka 60 mvutse ubwa kabiri. Bizaba ari isabukuru yanjye y'imyaka 60 mvutse ubwa kabiri. Iyo mbitekerejeho nshimira Imana cyane. Muri imyaka 60 ishize, binyuze mu muntu nkanjye wanduye, ni koko nari umunyabyaha wanduye, ariko narejejwe. Ibintu byinshi bitarondoreka Imana yemeye ko bizamuka mu mutima wanjye, ndabikora. Maze kwakira imbabazi z'ibyaha, nasomye Bibiliya nsanga ni ikintu gihebuje cyane. Kera rwose nabwo najyaga ndekura Bibiliya ngo ive mu maboko yanjye. Nabaga afite Bibiliya ndi koga, nabaga afite Bibiliya ndyamye. Ubu birasa nkaho byose byabayeho ejo hashize, kandi nyamara hashize imyaka 60. Nahoze nkora ibyaha, nkora amabi gusa, ariko binyuze muri Yesu nabashije kubwiriza ubutumwa bwiza. Abantu barahinduka, abantu bashoboye kwakira kwera, nabashije gukoreshwa ku bw'umurimo. Ndashimira Imana cyane. Sinzi indi myaka yindi isigaranye kubaho, ariko binyuze mu buyobozi bw'Uwiteka Imana, abantu benshi cyane bakwiye kumenya ko atari abanyabyaha, ko umusaraba wa Yesu Kristo utatsinzwe, ahubwo ko waduhesheje kubabarirwa ibyaha. Uko niko kuri. Ibi ndashaka kubisakaza ahantu hose. Sinabasha kubabwira uburyo nshimira Imana cyane. Niringiye ko twese twajugunya ibitekerezo byacu, twizere ijambo ry'Imana. Iryo jambo niritura mu mutima wawe, guhera icyo gihe umwuka wera uzatangira kuyobora. Uzabaho wishimye, unezerewe. Mbere ko nakira imbabazi z'ibyaha, buri munsi wose nabaga nuzuye kwiheba n'umwijima, ariko nkimara kwakira imbabazi z'ibyaha, Imana yoboye ubuzima bwanjye mu buryo buhebuje. Niringiye ko nawe ibi byakubaho. Niringiye ko twese twakwakira umutima wa Yesu Kristo, uhinduke mu Yesu mutoya, uyobore iyi si mu kurabagirana. N'abapasiteri bose baba bari kumwe natwe badufasha, turashaka kubwiriza ubutumwa bwiza muri isi yose. Niringiye ko Imana izabaha imbaraga inabafashe muri ibyo. Turashimira Imana cyane. Ntukongere gupfundura kuri iyo sanduku ukundi, kubera ko wakoze ibyaha. Yego niyo mpamvu amaraso yamenywe hano. Ntukongere gupfundura hano ukundi, ntukongere gukuramo amategeko ukundi. Uzagume mu itegeko ry'ubuntu ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu, ngo ko nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu nda yabo niho nzayandika. Kandi ngo ibyaha byawe n'ubugome bwawe sinzabyibuka ukundi. Muri ayo magambo y'igiciro cyinshi, nta gushidikanya kuri hagati yawe n'Imana. Ufite umunezero, uzabeho mu buzima bw'umugisha, nuko uzinjire mu ijuru. Ibyo nibyo niringiye. Ndashimira Uwiteka Imana nyimere kubwiriza ijambo ry'agaciro,
kadusenge. Mana data yera, turagushimye bitewe n'ibyaha twagomba kurimbuka, ariko Yesu yikoreye ibyaha byacu mu cyimbo cyacu, nuko ayibambanwa ku musaraba, kandi uwo musaraba ntiwabaye uw'ubusa. Twizera ko wadukijije ibyaha byacu. Mu mitima yacu turimo kumva aya magambo, utwemere kwakira amaraso ya Yesu, uduhe kwizera imirimo ya Yesu, bidakozwe n'imitima yacu ahubwo bikozwe n'umutima wa Yesu. Umwuka wakoraga muri Yesu yavukiye muri Mariya, uko nako natwe ushaka kudukoreramo, kugira ngo tubone amahoro ndetse n'umunezero biva mu ijambo ryawe. Dukundire kuba ubuzima bwacu dusigaye nk'aba Yesu bato. Turagushimye Mwami, dusize twize mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, ndabashimye.